Okay, ukibona iryo zina uhita umenya ibyo tugiyemo. Ni Flat Top TV, welcome to my channel. Dutangiye n'agafilime k'urukundo, dutangira hano muri class. Dutangiranye n'umukobwa hano Kate yari kwisiga rabero muri class. Bya bintu abarimu banyu bajya bababuza. Hakurya hari gutiroka Kelly. Uyu yamaze kwisiga karabero arangije arafunga neza, ku ruhande rwe hari haryamye umusore Puzzle, sheri wa Kelly murabizi. Kate yaraje aravuga ati nanjye reka mvumbure ubizo sinjye wahera numva icyo Kelly yandushije. Mu gihe kirimo kuvumbura ubizo Kelly yaba yamubonye. Kelly muramuzi agira amahane abo twarebanye ibice byabanje. Kelly ni umunyamahane bya hatari. Kate yamaze kumusoma yubuye umutwe abona bamubonye, isoni zirakica, atangira kwiribishwa ukuntu, ariko Kelly we yamaze kurakara. Karahagurutse, yes we nanjye nsamye kuri Puzzle. Ibyo uraza kubyifigira amazi byegira ku ikarayi. Reka twirebere uburyo biraza kugenda, ariko turi kubona hano hari uwarakaye. Kelly yaraje n'umujinya mwinshi aramureba, acira hasi mvimero agashinze. Kate yaragiye yisubirira mu mwanya we ariyicarira. Kelly bitangira kumwanga mu nda, mu mutwe yumva hajemo imvururu. Asomye Puzzle arebye ku itama rye abona bamusizeho n'ibirabero. Umujinya uriyongera cyane, gatangira kumurebera ku ijosi. Shinda kukumara wowe. Kandi nako karacyari guserebura ka Kate ati yes we nasomye kuri Puzzle ariko byari byiza. Aruwaje yarakaye, murabizi ni umunyamahane. Mu gihe kano kakiri guserebura ko kasomye umuhungu utari sheri wako. Nubutse ko ino filime tureba ni ya filime y'abana bo muri senior 1. Kelly yaraje gukubita urushyi rw'injyana muntu. Ku kijyanye n'iki cyo ni mubi cyane, yagukubita urushyi mushuti we Kelly ka Julienne kati Imana y'u Rwanda aramwishe. Yamukubise urushyi karase yose barikanga. Kate amatwi yamutukuriyeho, itama rirabyimba, amera nk'ujunditse ibirayi. Ati he musore kumpora iki? Kamureba nawe, ariko Kelly murabizi ntawamurusha umujinya. Mereza ibyo birabero byawe ahangaha, yagashiguje rabero zako. Kano karacyarimo karakanaguzwa. Kelly yafashe rabero ayimutotobeka mu isura amugira nk'ivampaye. Yafashe za rabero zose azimucucuma mu isura. Ndorera nawe. Ibi byose biri kubera muri class. N'umujinya mwinshi yarabifashe arabimusiga atitaye ku cyari cyo, ati n'ubutaha wambeshuwe nkwiyame kuri Puzzle. Class yose bahungabanye ati Yesu we. Kelly nta muntu ujya umuvugaho ubundi baramuzi. Ndagira ngo uno munyeshuri tumushakire izina bantu muzi abantu babakuze tumwite mama class. Mama class yaravuze ati ariko aba bana ubundi imikino bakina baba bayizi, ariko yifashe ku munwa arumirwa. Ni umukecuru wiga muri senior 1. Mama class yaravuze ati ariko ibi ni iki? Nubwo yaba ari mama class ariko nayo imico ye ni nk'iy'abana, ntiyabura kwisiga utuntu ku munwa. Aka kazina mugafate mu mutwe, uyu mukecuru wigana n'impinja tugiye kumwita mama class. Kelly yasoje gusiga umukobwa ahangaha, uramubona ariko ese ni keza. Kumbe hano Kate baramufashe bamuhindura nk'igini. Yarirebye umujinya urazamuka, arayura karasi bose bagira ubwoba. Kelly ntakina kuri Puzzle yanagutwika. Abo twarebanye 1 na 2 murabizi. Wa mujene wanjye wambwiye ati narakubuze ngo gutema akantu. Reba hano handitse ngo tubinoze maze turebe ibyabyo. Ahanditse ngo tubinoze ukande iyo mibare uri kubona aho ngaho ubundi turebe ibyo ari byo. Arambwiye ngo harambuze ngo ndimo wakana.
mujye mushyira itafari kuri cano yanyu, simbaho tubona utw'ubwenge. Uyu nguyu amaze kwayura karasi yose, ba Juliyeni ba Anita bose baravuga ati dore ngo umujinya uramwica. Hano umukobwa Ketia yabazanye umujinya amera nk'imbogo, ariko Kellia nawe turamuzi ntakina, yamuhinduye nk'ivampaye. Reka twibaze ngo ibi bintu biraza kurangira bite? Njye wumva ndi furaje, umwana wihaze. Wandeba utandeba nguhaye gasopo kuri pazo, n'undi wese uzabigerageza. Kera turamuzi iyo bigeze kuri pazo umujinya uba ari mwinshi cyane, n'intare yayica. Yaraje afata agapapuro ahanagura umusheri we, ataza no gukanguka agasanga nturamwanda ku itama rye. Kuvuga ngo warambuze, si ngaha ahantu handitse ngo tubinoze, ubwo turaza kubireba niba warambuze koko. Kellia yahanaguye pazo. Abantu mwese musinzira nka pazo ndabasuhuje. Ibaze ko pazo ibintu byose byabereye karasi atigeze abimenya. Kellia yakomeza amubwira ati mo bebe ntihakagire ugukoma, njye ndahari, ndi intarekazi yawe, reka duhurire mu gace gakurikira.